Hi guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce. Guys, nkuhaye ikaze we mushyashya ufunguye video zanjye bwa mbere. Sinzi impamvu ufunguye video ukatugwa kuri Cyusa Edouce, ariko wiyumvemo iki ikaze. Kandi nkushishikariza gukora subscribe kugira ngo igihe cyose na uploadinze video zajye ubona ka notification, kugira ngo igihe cyose mbese kugira ngo uhore uri update kuri Cyusa Edouce. Guys, rero ndashimira nawe ufunga video zanjye buri munsi ukareba, ukama like, ukama comment, ugasharinga. Umva, Imana yo mwijere kumera umugisha. Nkomeje gushimira buri umwe wese hano rwose ugira uruhare rwo gusharinga video zanjye zikagera kure. Imana yo mwijere bamera umugisha. Guys, rero muwe mushyashya hano kuri Cyusa Edouce twigira ibintu bitandukanye umva dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi n'ikimenyimenyi tuzakenera mu buzima bwacu bw'ahazaza. Rero hano kuri Cyusa Edouce twigiraho ibintu bitandukanye, ari byo fashion, ni gute wakambara imyenda bijyanye nuko uteye. Hari abantu bateye nka rectangle, hari abantu bateye nka triangle, hari abantu bateye nk'igisabo. Abo bose ntago bambara imyenda imwe, ntago bambara imyenda iteye kimwe. Rero hano niho uzigira kwambara neza bijyanye n'imiterere yawe. Ikindi, hano niho twigira kujyanisha amabara. Ese icyatsi nyambaye cyajyana n'irihe bara? Ese umukara mwambaye wajyana n'irihe bara? Ese umutuku mwambaye wajyana n'irihe bara? Hano rero niho wiga hehe kujyanisha imyenda. Kandi guys, iyo uzi kujyanisha imyenda ukabuza imyenda ikubereye ijyanye na taille yawe, aho ngaho ikintu cyo kuberwa uba wagitsinze. Rero hano niho uzigira kujyanisha, mbereka n'imyenda nambaye buri munsi. Nzajya nyibereka kuko nkoze video, kuko hari abakunzi banjye benshi babinsabye. Rero ni ishati irimo amabara ajyanye n'iyi pantaro. Murabona ko iyi shati iracanye cyane, irimo amabara acanye, ariko hano washyiraho ipantaro y'umukara, washyiraho ipantaro y'umutuku w'amaraso, washyiraho ipantaro y'umweru n'ipantaro. Urabona ko harimo amabara. Nicyo cyiza nababwiye, niba utararebye video y'amashati nabakoreye, ukuntu wagura amashati bigendanye nyine, ukuntu wagura amashati ukazajya yambara ku bintu bitandukanye. Nimba utarayibonye wasubira inyuma ukagenda ukayireba. Guys, rero hano niho uzamenyera kujyanisha iyo myenda. Imyenda yawe ufite muri mari, imyenda yawe ufite ahandi aho ariho hose ubika imyenda, hano niho uzigera kugira ute kuyijyanisha. Rero hano twigiraho ubwiza. Ese ni gute ni gute warinda uruhu rwawe, cyangwa ni gute warwitaho kugira ngo urusheho kugira uruhu rwiza. Cyane cyane twibanda mu maso, aho dukoresha amamasika agiye atandukanye, aho twiga kumenya type y'uruhu rwawe, aho twiga kumenya amavuta wakwisiga mu maso. Mbese aha niho uzigira ibintu bijyanye n'ubwiza, niho uzigira kwitera makeup, bya bintu byo kwangura jya mu mujyi kujya kwisigisha cyangwa kugira ute. Umva, ibyo byose uzabihagarika. Icyo uzakora ni ugufata video yanjye nabigishije kwitera makeup iri simple, ukayishyira imbere yawe, ukagura n'udukoresho turi aho ngaho, ugatangira ukabyiga. Nyuma y'icyumweru cyangwa nyuma y'ibyumweru bibiri uzaba umenye kugira ute kwitera makeup. Ikindi ni inzara, kugenda mu bantu usa neza. Nimba ukunda inzara, kuko guys, hari abantu badakunda inzara, bikundira inzara ngufi, ako hari n'abandi twikundira inzara ndende. Ubwo rero hano hari na video nabakoreye yigisha ukuntu washyiraho inzara uri mu rugo, nayo wagenda ukayireba, ndabizi ko yagufasha. Ikindi, hano twiga kugabanya ibiro dukoresheje siporo n'amaji agiye atandukanye. Kugabanya ibiro, uramutse ushaka, dufite na groupe ya WhatsApp. Uramutse ushaka kujya muri iyo groupe wanyandikira kuri izo nimero kugira ngo ujye muri groupe uze dufatanye kugira ute gukora siporo. Guys, iyo uri umwe kugira ngo ukore siporo byibuze igihe kihwanye n'ukwezi, umva wakataje pe. Ariko iyo uri kumwe n'abandi bagutera courage bakagira ute. Umva, muri iyo groupe rero tugeze kure. Nukunyandikira kuri iyo nimero nakohereje nashyize aho ngaho, warangiza ukahita mushyira muri groupe, nta kindi kintu bisaba.
hano twigiraho ubuzima, ese ni gute twarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, tugasevinga nyine bwa buzima nababwiye mu gihe kizaza tukazabaho neza. Guys, hano rero nta kintu na kimwe utazahabonera, nta kintu na kimwe utazahigira. Icyiza ni uko ibi bintu byose twigira hano kuri Cyusa Edouce tubinyuramo, tubikoresha mu buzima busanzwe. Umva, waba ukora muri banki, waba ukora umva akazi kari ko kose ukora, hano wisangamo. Rero welcome, ni ukuri kw'Imana nguhaye ikaze. Icyo ngusaba ni ukutazakura amaso yawe kuri Cyusa Edouce, kandi nanjye icyo ngusezeranyije ni uko natazigera n'umunsi n'umwe nkutenguha video ku gihe, kandi irimo ibintu by'ingirakamaro, irimo ibintu bizakugirira umumaro mu gihe cyawe kizaza cyangwa iki ngiki turimo. Guys, rero uyu munsi ntabwo tuje kuvuga kuri fashion, ntituje kuvuga ku bwiza, ahubwo tuje kuvuga ku buzima. Nababwiye ko ibintu byose tuzaba tubikoraho kugira ngo twisangemo, kugira ngo twese tugire ute. Hari video nigeze gukora ya Dettol, umuntu arambwira ati se iyi Dettol, kuko nababwiye ko Dettol ushobora kuyikoresha mu kwaha ugakira igikara, ugakira guhumura nabi mu kwaha cyangwa ahandi hantu mu birenge cyangwa iki. Umuntu yandikira muri comment arambwira ati se umuntu yanayikoresha afite impumuro mbi? Icyo gihe naramusubije ndamubwira ati ntabwo bishoboka, iyo Dettol kugira umuntu uyikoresha ubyemerewe ni umuntu wabyaye. Umuntu wabyaye kugira ngo imyanda yose yari murimo isohoke niwe uyikoresha. Abandi bagaca inbox wazadukoreye video ijyanye n'ama infection, wazadukoreye iki? Kandi nsanga koko cyane cyane abamama cyangwa abakobwa dukunda kurwara iyo ndwara y'ama infection. Rero umva guys, infection nizo tuje kuvuga aka kanya, ikintu cyakuvura kiri naturel, utarinze kujya kugura ngo amasabune muri pharmacy, tuginze kujya kugira ute, kandi ikindi kigatuma uhumura biri fresh, uhumura neza udakoresheje amasabune dusanzwe tuzi bakoresha hehe. Rero ubwo ngubwo niyo mpamvu navuze ati reka mbakore kuri ino video, ndabizi ko hari benshi yafasha. Ushobora kuba urwaye infection, ushobora kuba utayirwaye, kandi ndabizi ko iri bugufasha. Waba utayirwaye ukeneye gukora bino bintu, waba uyirwaye ukeneye gukora bino bintu. Guys, rero infection murabizi, ntabwo nirirwa njya kubasobanurira ibintu byinshi. Hari ama infection agiye atandukanye, ayo mu maraso, ayo mu mara n'iki. Icyo tugiye kwibandaho twebwe ni ama infection yo mu myanya subudobivuga gute nzajya nkoresha iyi style iyi nuza kugira ngo mubimenye. Guys, rero iyi geste niyo tugiye gukoresha hano hantu. Nimubone nseka, iyi ndwara ibiri serious pe. Rero ama infection agiye atandukanye, murabizi neza, hari ama infection mu maraso, mu mara, ariko twebwe icyo tugiye kwibandaho ni hano hasi. Rero ushobora kuzandura mu buryo butandukanye: kudakoresha amakariso asa neza, kwambara kora igihe kinini, kujya ku matoilette ahuriyeho abantu benshi, kugira ute, kutihanagura neza igihe uvuye gukaraba. Ibyo nibyo bintu bigira ute bishaka kugutera ama infection. Guys, kandi tube honest, ku bantu babyibushye cyane cyane bambara kora, ko nyine kuvuga ngo ataza kubabuka hano, akambara kora, akayambara icyumweru cyose kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, ngo nuko yahinduye ikariso. Ariko mu by'ukuri yakora, iyo uri kubirira n'ibyuya nayo bijyaho. Niyo mpamvu rero ushaka guhita urwara ama infection kwa kwambara kora igihe kinini cyane. Nimba ukunda kwambara kora, inama nakugira, ambara kora, igira kora 7 zihwanye n'icyumweru cyose, ku buryo uhindura ikariso ari no kuhindura kora. Guys, tuwe honest, ndabizi ko ibyo bintu tubikora abagore benshi cyangwa abakobwa benshi. Ikindi kintu, isume twigira ute, isume twihanaguze. Ugasanga isume yihanaguje amezi 2 kandi uranayihanaguzaho, ugasanga uyihanaguje amezi 2 utayifura. Inama nakugira rero ni ukugura udusume dutoya tugira ute. Rero inama nakugira nziza y'umumaro,
gura udusumo tungutu tworoheje ku buryo ki buri munsi uzajya ugafura cyangwa ukagafura nka nyuma y'iminsi 2 kuko kari agasume karafasha cyane ku muntu nyine udakunda gufura amayisume, kandi ni na keza kadufasha kwihanagura neza. Iyo utihanaguye neza hano bituma urwara nabwo ama infection. Hasi ko ntajya kuri toilette, ko nambara amasuve nateye ipasi, ko nyanika kuzuba ama infection ava hehe, gasanga ubuzi igisubizo kandi utarebye kuri kiyasume. Namwe bantu mwambara amakora rwose mwihangane mugura amakora, nimba uzi kwambara akora icyumweru cyose utarayifura mwihangane mugire ute, mwihangane ugure kora z'icyumweru cyose kugira ngo ukomeze kwirinda pe. Ikindi kintu cyagufasha kwirinda ama infection ni ukugira ute, ni ugukaraba byibuze inshuro 1 ku munsi. Bibaye bigushobokeye ni ugukaraba wenda mu gitondo cyangwa saa sita wajya no kuryama ukagira ute ugakaraba. Ikindi kintu gutera ipasi amasuve yawe no kuyanika ku zuba birafasha cyane. Kuyanika ku zuba ntibihagije cyane. Fata isuve yawe wanuye ku zuba, uyitere ipasi, uyizinge neza, ushyire mu gakapu kabigenewe. Nta byo kuvuga ngo urafata isuve uyivange n'amasutiye, uyivange n'amajipo, uyivange n'amapantaro, uyivange n'amasogisi. Hoya, iriya myenda niyo kubahwa, uba ugomba kugira ute kuyigira isuku no kuyikeyaringa guys. Rero gura akantu k'agakapu gasanzwe gatoya pe. Niyo wafata agakarito gatoya ukajya umara kuyanika ku zuba, kuyanura, warangiza ukajya ukayitera ipasi hagati y'amaguru, warangiza ukagira ute ukayizinga neza, ugashyira muri ka kantu kawe kabugenewe wabigenewe. Amasuve ajya ukwaya apana kwavanga n'amasogisi ngo n'ibiki byose wapi. Icyo ni ikintu cya kabiri cyagufasha kutagira ute kutarwara ama infection. Ikindi kintu cyagufasha kutarwara ama infection igihe uri mu kibada, gerageza byibuza guhindura pade. Nurindire ko yuzura cyane, gerageza ugira ute, gerageza uyihindure byibuza nka 3 ku munsi. Biba bibaye pe. Ikindi kwambara ikasito se nabyo nabibabushije ntabwo ari byiza. Igihe ugiye gukorana n'umuntu imibonano mpuzabitsina utamwizeye, ukoresha kondomu. Irinde kujya ku matoilette yose ngo wicareho, ntabwo ari byiza. Noneho tugeze ku kintu nyirizina ku muntu urwaye ama infection se wayakira gute utarinze ujya kwa muganga kandi ugakoresha ibintu biri naturel. Ikintu rero guys wakoresha nizeye neza gikiza ni ikintu bita Tei Romari. Nisinze nimba muyizi rosemary, bayita ngo rosemary mu cyongereza, mbone mu gifaransa Tei Romari. Tiene uko mbizi. Tei Romari yagufasha cyane cyane cyane. Ariko ikintu uzakora rero, ikintu ugomba kuyikoresha ni ukugira ute, ni ukuyigira ubuzima bwawe bwose. Ngewe nk'ubu ngubu nabaha ubuhamya, ndayinywa, nkayikaraba, nkayifurisha mu mutwe, nkayoga, mbese n'ahantu hamwe ntagira ute ntayikoresha. Tei Romari ndayikoresha n'ubuzima bwanjye bwose bwa munsi. Neka isosi nkayishyiramo, n'abantu batari babizi humuza isosi. Ikindi urumva na wa mumaro wabo mba nkuriye mu isosi, ndayikaraba. Ikindi kintu nyikoresha, ndayiyukisha ukuntu, ndaza kubabwira ukuntu babigenza. Ntabwo ndwaye ama infection, ariko wowe uyirwaye yagufasha, kandi nawe ushaka kuyirinda yagufasha. Nk'umuntu w'umukobwa w'umusirimu udashaka kugira ute kutagira impumuro mbi mu gitsina, yagufasha cyane. Tei Romari ni nziza, ntabwo ihenda. Igishandiko cyose menya kigura 300, kandi niyo yumye urayikoresha nta kibazo. Ngewe rero nababwiye ahantu nyikoresha. Nyinywa mu cyayi, nkayoga, nyiteka mu mazi, nkayoga, nkayitawarisha. Ndayinywa mu mazi asanzwe, nyinywa mu gitondo mu mazi y'akazuyazi. Rero wowe urwaye, ngewe mbagira ngo nikingire infection. Rero wowe urwaye infection, ikintu yagufasha ukuntu uzanayikoresha. Ikintu cya mbere, ugomba kuyishyira mu mazi akabira. Ugomba kwiga nyine, nimba utari nasanzwe woga amazi ashyushye, ugomba kwiga kuyoga. Uyishyira mu mazi ashyushye akabira irimo, warangiza ukayikuramo ukagenda ukayoga. Ibyo biragufasha cyane.
ikindi kuyanywa mu mazi mu gitondo. Ufata ikirahure cyawe kirimo amazi y'akazuyaza, harimo nyine amazi y'akazuyaza arimo iyo terumari, nurangiza uyanywe bizagufasha uzakira infection. Ikindi ni ukuyikaraba nabibabwiye, kuyinywa, mbese yigira ubuzima bwawe bwose bwa buri munsi. Ikintu nyamukuru nanone wakora kugira ngo ukire iyo infection, giteke, numara kuyiteka ibire mu mazi, uyashyire mu ndobo ubasha kwicaraho itasiga umwanya, nurangiza wicare kuri ya ndobo, wa mwuka wawe urazamuka ukakwinjiramo, imyanda igasohoka, ama infection agakira. Ibyo bintu nubikoresha guys, ngende umuhamya wabo, kandi ndabizi ko bizanagufasha, bizagukiza infection, ndabizi neza. Nge nabihagararaho 100%, utarinze kujya kugura amasabune utizeye arimo amaproduit chimique, arimo iki, ukagira ute ugakoresha iki, ugakoresha terumari. namwe itaba ku isoko hafi, ni wayirebera Nyabugogo, cyangwa ushaka kuba uturanye n'umuntu ucuruza ibintu by'imboga boutique, ukazayimutuma Nyabugogo, barazirangura akayikuzanira, nta kibazo kirimo rwose. Ubwo uburyo hafi butatu mbwiye ubukoresheje urwaye ama infection wayakira pe. Ikindi nawe ushaka kugira ute, ushaka kuyirinda, bibaye byiza nka 2 mu kwezi wajya ubikoresha ibyo bintu, ukayiteka terumari, warangiza ukayikabira nyine nk'uko nabivuze, ukayicaraho, imyanda yose irasohoka, imyanda yose irasohoka, ukagira ute, ukagira n'impumuro nziza muki mu ibintu biteye isoni, ariko burya uri kwigisha ikintu biba byiza nyine, nta bintu by'isoni kubizana. Guys, rero ibi bintu byagufasha cyane cyane cyane, nkubwiye n'udusume mutugure, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndabizi ko mbabwiye ibintu by'umumaro kuri mwebwe. Reka rero nsubikira aha, tuzahore mu yindi video. Ariko mbere yuko dusoza, hari ibintu byinshi nshaka kubabwira. Guys, mukomeze musharinge video zanjye, mbabarira ushishikazwa no kubona ufashe link yanyu ukayisharinga bagenzi bawe, ukayipostinga kuri status. Kubera iki? Kubera hari ibintu wungutse, kubera ko hari ikintu wungutse nawe gisangiza abandi. Hari ahantu video zanjye zitagera, kandi wowe hakagombye kumpagararira zikahagera. Rero mumbabarire mumfashe pe, nkuko muri kumfasha pe. Mukande like nimba wakunze iki kiganiro, nimba wakunze inyigisho ukuyemo hano, kuko nanjye iyo ukanze kuri like biramfasha cyane, ndishima nkavuga ati byibuze umuntu akanze kuri like hari akantu yakuyemo. Ikindi mume comment y'ibintu mushaka ko mbakoreraho, ndahari ku bwanyu n'ukuri kw'Imana. Rero musharinge mpe, kandi ikindi nimba utaranakora subscribe ukomeje kureba video zanjye, ndagushishikariza gukora kuri subscribe, warangiza ugakanda kwa kukazogera kari hasi, kugira ngo ujye ubona video zose igihe cyose na-uploadinze video. Guys, rero nimba ushaka no kujya muri group ya siporo y'abantu bashaka gutakaza ibiro dukora siporo, mva wanyandikira kuri iyo nimero, ndahari ku bwawe, turahari ngo dufatanye kugira ngo turusheho kuba fit, nk'ubu tugeze kuri ya siporo turi gukora yo kugabanya mu nda. Nawe waza rero tugafatikanya, ukagira ugakora siporo. Ikindi guys, uramutse ushaka imyenda myiza, amashati meza, amapantaro meza, amapantaro ya sukari ni amapantaro y'amakiri sukari ni amapantaro meza y'amasirimu, abafite umubiri mwiza, unyerera mwiza, ufata ipasi, wanyandikira kuri iyo nimero pe. Ndahari ku bwanyu, nabwe naje nje kubasirimura, nanjye nkasirimuka kubera ibitekerezo byanyu mugenda mwuma. Umva ishati, ubu nambaye ishati mbi guys, nambaye ipantaro mbi, reba ukuntu nabijyanishije. Ni ukubera ishati nziza, ipantaro nziza. Dufite amashati meza, dufite amapantaro meza, dufite amajipo meza, dufite amakote, dufite amakanzu. Nta kintu na kimwe uzamburana n'unyandikira kuri iyo nimero. Ufite gahunda yo kugura rwose nzagukoraho ryake. Sindi kwamamaza kuko n'ubundi ibyo nkora ni ibyo ngibyo, amashati ndayagira, amapantaro ndayagira, byose ndabigira. Rero
ntabwo ibintu byose nabyiherana ko hari umuntu uca inbox akanyandikira kuri iyo nimero akangate se amashati wambara uyakurahe, amapantaro wambara uyakurahe ko wambara neza. Ntabwo nakiherana ikintu nk'icyo ngicyo kandi muri abantu banjye namwe mba nshaka ko ibintu byose bibasakaraho. Rero wanyandikira kuri iyo nimero niba ushaka imyenda myiza cyane. Kandi gaze hari iyindi nama ushaka uko nakubwira uko wakambara bijyanye n'imiterere yawe, hari abantu batiyizi kandi narabaye na video akabati ngiye muri video zose nayibuzemo. Wanyandikira kuri iyo nimero ushaka ikindi giteye ibintu ibyo byose ushaka kumenya inbox pe, atari ngombwa kushyira muri comment, wanyandikira kuri iyo nimero. Kandi ikindi ni ukuri ndabakunda, mukomeze munshyigikire, ni ukuri biri kunshimisha kugeza izi saha abantu 800 aka kanya, no ku 1000 no ku 2000 tuzahagera. Mwebwe murebe, mukore subscribe, musharinge, nta kindi kintu nabifuriza ni imigisha y'Imana ibasakareho, yige mu byo mukora. Mbese nanjye ubwanjye mba nabuze icyo mvuga guys. Ndabakunda cyane rero, mureke tuzahore muri video itaha. Bye bye.